Reka tugusuze cyane kandi tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza wowe wamaze kwiyemeza kubana natwe ku Ibendera TV. Ese ibi byo warubizi? Ntago mu by'ukuri abantu benshi bajya babimenya, ariko buriya ngo ukureba filime z'urukozasoni izi zizwi nka porunogarafi ibi irangiza cyane. Ese wari uzi ko bishobora kuganisha umuntu ku rupfu? Ese wari uzi ko bishobora gusenya urugo? Tugiye kubagezaho zimwe mu ngaruka zikomeye zishobora guhirika burundu urugo rwanyu, ariko biturutse kuri izi filime z'urukozasoni. Buriya ngo kureba filime z'urukozasoni bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'uzireba, nubwo abakunda kuzireba baba batabizi nk'uko twabigarutseho. Ingaruka mbi kandi zishobora kugera nubwo zitandukanya aba bantu bakundana. Kureba filime z'urukozasoni cyane byangiza imibanire y'abakundana, baba abashakanye n'abatarashakana, kuko umubare munini w'abazireba cyane ari abari mu kigero cy'imyaka 17 kugeza kuri 35 y'amavuko, kandi ni nabo baba bashyushye mu rukundo. Ugasanga babifata nko kureba aya mafilime nk'uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Pure Life Ministry bigaragaza. Ubu bushakashatsi bwerekanye ko abantu 68% batandukana bakundana, abagera kuri 56% baba barahuye n'ibibazo bituruka ku kureba filime z'urukozasoni. Dore rero zimwe mu ngaruka mu by'ukuri iza filime z'urukozasoni n'uburyo zitandukanya ababa bikundaniye. Ingaruka ya mbere ni ukwikinisha. Umuntu ukunda kureba filime z'urukozasoni usanga yarabaswe n'ingeso yo kwikinisha, kandi bikagera ubwo biba nk'indwara. Iyo rero umwe mu bakundana cyangwa mu bashakanye yamaze gufatwa n'iyo ngeso, maze mugenzi we akabimenya, bishobora guhita bibatandukanya burundu. Indi ngaruka ya kabiri yo kureba izi filime z'urukozasoni ngo ni ukugabanya icyizere. Iyo abakundana umwe amaze kumenya ko uwo bakundana akunda kureba filime z'urukozasoni, ahita atangira kumukekaho n'imico mibi, irimo no kuba yaba ari umusambanyi cyangwa ko yikinisha, maze icyizere kikagabanuka, bikaba byavamo no gutandukana. Ingaruka ya gatatu rero mu by'ukuri iterwa no kureba izi filime z'urukozasoni cyangwa za porunogarafi ngo ni uguca inyuma uwo mwashakanye. Umuntu ukunda kureba bene izi filime z'urukozasoni ntatinya guca inyuma umukunzi we, kuko akunda kugira ubushake bw'imibonano mpuzabitsina ku buryo ashobora no kuryamana n'uwo abonye hafi ye atabiteguye. Ibi rero ntabwo umukunzi yabimenya ngo abyihanganire, akenshi bivamo gushwana no gutandukana. Ingaruka ya kane muri izi ingaruka twabakusanyirije ziterwa no kureba filime z'urukozasoni ni ukwifuza ibyo areba muri filime. Akenshi ku bantu bakunda kureba izi filime z'urukozasoni baba banareba ibikorerwamo ngo nabo bajye babikora, kandi hari ngo ibikorerwamo utapfa gukoresha umukunzi wawe, maze wabimusaba akabyanga, mukaba murashwanye, hakabaho no gutandukana. Ibi byose ngo biba ku bantu bakunda kureba filime z'urukozasoni, kandi ugasanga bigira uruhare mu kugabanya urukundo hagati yabo, ndetse
kenshi ngo abakundana akabipfa bakanatandukana, nk'uko ubu bushakashatsi bwakozwe ku bantu bakunda kureba aya mafilime banakundana bagiye babigaragaza. Mu by'ukuri izi filime z'urukozasoni ngo zikunda kugenda zangiza imitekerereze ya muntu, haba mu bwonko, haba mu mikorere ye ya buri munsi, ndetse ngo bigeraho bikanahindura uburyo uyu muntu yifata mu ruhame rw'abantu bagenzi be muri rusange. Abahanga mu by'ubuzima n'imyororokere bavuga ko mu gihe ibi byaba bikozwe cyane ku buryo birengeje urugero, byazana ingaruka zikomeye ku muntu wabaswe n'iki gikorwa, ndetse izi ngaruka ngo zikaba zazamo n'urupfu mu gihe nta gikozwe mu nzira za vuba ngo uyu muntu wabaswe n'iki gikorwa agaruke cyangwa se abihagarike. Ni Ibendera TV, ugira uruhare mu biganiro tukugezaho utwandikira cyangwa uduhamagara. Ugira amahoro.